kandi turavuga ko buri munyarwanda yagombye kubona igi buri munsi. Mu Rwanda nuvuga ngo turamutse yibura twagombye gukora amagi miliyoni 10 buri munsi mu Rwanda kugira ngo duhaze abanyarwanda. None nta nubwo dukora na miliyoni 1.5 y'amagi mu Rwanda. Ibyo bikazagaragara muri ya mibare yaho abanyarwanda ku mwaka badafata n'amagi 15 mu gihe FAO idusaba gufata amagi 180. Buri mu kintu gitandukanya Abusoro n'abandi bantu benshi ni ukwirinda gukoresha za antibiotique. Tukirinda cyane mu kurinda inkoko indwara ngo zitarwara kugira ngo bibe ngombwa ko duzihe iyo miti myinshi. Bivuga rero ngo turapimisha buri cyumweru. Urumva rero Rayon Sport ni ubuzima. Buri abantu twebwe hariya cuvuga ko ari ubuzima bwacu. Ubwo rero muri iyi minsi nubwo hari impara aho ngarukiye bari bansabye nyine ko twafasha gushyiraho muri iyi nzu bacyo ngo turebe ko twashyira ibintu ku murongo iby'amategeko iby'imikorere. Buriya ibintu by'imipira ni ibintu bijyana n'amarangamutima. Ni nayo mpamvu nyine ubona bitera ibibazo kubera ko nyine amarangamutima y'abantu ntabwo abantu bashobora kuyakontorora kimwe. Turabashije mwese mudukurikiranye twa Jean Pierre Kagabo ruhererekana rw'ibiganiro kuri Cape Media tugaruka ku bikorwa by'ingenzi bihindura ubuzima bw'abantu benshi. Umwanya turi kumwe na Jean Baptiste Musabyimana, uyu ni umworozi ntekereza ko yaba ari we wa mbere ufite inkoko nyinshi mu Rwanda. Jean Baptiste tubahe ikaze. Murakoze cyane kunyakira Jean Pierre. Mwororera hariya Mayange mu karere ka Bugesera, inkoko ziragera ku 130. Ngiye ndavuga ngo ni nyinshi ngatangara, ariko we twavugana ukavuga utereka ntaho ndageza. Ntaho ndageza bitewe n'umusanzu numvaga nifuza gutanga mu gihugu no mu karere. Kubera ko uko zingana ntago zahaza zatanga ibisubizo bikenewe mu gihugu kugira ngo dukemure ibibazo byo abantu baba bariye neza bafite ubuzima bwiza ndetse dushobora no kugurisha hanze twinjiza amadovize mu gihugu. Nk'umusanzu rero nshaka gutanga numva nagombye kuba mfite izirenze izo ngizo. Zikagera kuri zingahe? Ntabwo ari ukwirukira imibare ariko nkeka ko nk'uwakuba 3 ashobora gukemura ibibazo byinshi bitewe yenda nko mu Rwanda iyo harebye usanga dukeneye nk'uko zitera hafi miliyoni 5-6. Ubizi hari birebye izi tuvuga ko zitanga umusaruro mwinshi ni muri miliyoni 2.5. Urumva rero ntatanze umusanzu ngo dukuba umubare 2 birasaba ko nyine abantu bose bakora cyane bakabawuzamura. Nkubye 2 rero cyangwa 3 numva byaba ari byiza. Jean Baptiste Musabyimana, ndabizi yuko nawe wari muri diaspora wabaga mu Bufaransa. Reka tubanze tugane kuza ngo mu Bufaransa wageze yute ryari? Nageze muri 2003. Ngiye kwiga. Ndiga amahirwe ndarangiza hanyuma nakorayo. Hanyuma igihe kiza kugera bisaba ko niyemeza kugaruka ngo nanjye ntanga umusanzu wo kubaka igihugu. Wize si bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa? Oya, ntabwo aribyo nize. Nize ibya ekonomi, niga ibya finance, by'amasoko y'imigabane, niga ibya management y'ama-entreprise, niga n'iby'amategeko cyane y'ubucuruzi. Byiza cyane. Wagarutse ryari? Nagarutse muri 2016. Muri 2016 kuva muri 2003 abazi imibare bambwire ubwo ni 13? Imyaka 13. Imyaka 13 uri ku mugabane w'Uburayi, abantu benshi baba barwanira kujyayo bashaka kujyayo n'inzira yari yose banyura kugira ngo bajye, ariko uvuyeyo byatewe n'iki? Nyine byatewe n'icyo nkubwiye cyo kuba umuntu yumva yaza agatanga n'umusanzu. Nuko ko nagize amahirwe niga amashuri meza, mbona diplome zimpesha akazi keza mu bigo byinshi, nkora muri banki, nkora no muri societe zikomeye nk'iyitwa Sengo bikora ibikoresho by'ubwubatsi n'ibirahure birahuri byubaka amazu akomeye cyane. Ariko nza no gukora muri societe yitwa Nestlé ikora ibiribwa by'abana, amata, amazi. Hariya rero departement twakoragamo yari y'ubushakashatsi no kongera ibikorwa. Rero akenshi amara y'amasosiyete akomeye ashaka kongera ibikorwa hari inzira ebyiri. Hari uko muvumbura igicuruzwa gishyashya cyangwa se mukabona abakiriya bashyashya. Ukurikije aho tekinoloji igeze uyu munsi rero kubona igicuruzwa gishyashya ntabwo byoroshye kuko usanga ibintu abantu bose barabigezemo. Icyoroshye ni ukubona abakiriya bashyashya. Abakiriya bashyashya rero mutangira gushaka aho bashoboka, kureba abantu ko bagenda bitwara mu myitwarire yabo, bahindura si byo bafataga, hari abari kugenda babona ubushobozi. Ibyo rero byatumye ingaruka kuri Afurika. Ku Afurika niho hari abaturage benshi, barakongera ibyo nk'Iburayi abaturage ntabwo bakiyongera, bahora bari hamwe. Naho muri Afurika bariyongera. Buriya yenda ngo haye nk'urugero hari ibintu batazi. Mu 1900 abanyaburayi bari 200,000. Tugera ejo muri 2020 abanyaburayi ni 650,000.
yenda aho nari mvuze mverisa abanyaburayi bari miliyoni 500 mu 1900 none bageze muri 2020 ni miliyoni 650. Abanyafrika bari miliyoni 200 mu 1900. Ubu ni miliyari 1.4 bikubye karindwi. Ubwo rero ushaka abakiriya wabashakira ahantu hari abantu bashyashya ugomba kuha ibintu. Ubwo rero twebwe twari muri domaine yo kugaburira abantu. Kugaburira abantu rero nukugaburira aho abantu benshi bavuka nuko twagarutse muri Afrika. Hanyuma rero kubera nk'umuntu uvuka muri Afrika dutangiye gutekereza muri Afrika mpita ntekereza ku Rwanda no mu karere kacu. Nuko nibonye ngomba kugaruka mpita niyemeza kujya mu bintu byo kugaburira abantu. Nibyo nahoze ndeba kuri site yanyu nkabona mushobora kubona amagi 70,000 ku munsi murorera kuri hegitari 14 hariya mu Bugesera. Wenda ibyo sibyo nshaka kugarukaho cyane ariko ndibaza cyane kubera icyo wahisemo ubworozi bw'inkoko indi nyongera agaciro yarimo niye. Ni ukuvuga ngo igihe twarimo dukora ubushakashatsi muri Nestlé tureba abakiriya bashyashya twarebaga bafite ibibazo, ugasanga muri Afrika nibo bafite ibibazo. Muri Afrika bafite abantu benshi bagomba kugaburira kandi bakagaburira neza. Iyo rero bagaburira abantu akenshi bareba ibirinda indwara n'ibyongera ingufu. Akenshi rero ibirinda indwara nizo za proteine. Hakaba rero ibirinda indwara biva ku nyamaswa n'ibiva ku bimera. Biza kugaragara yuko muri Afrika abantu benshi bari batunzwe n'ibirinda indwara izo proteine ziva ku bimera. Ariko uko bagenda batura mu migi bagenda baniyongera mu kwiga nabo batangira gushaka biva ku nyama. Bivuga rero ko bagomba gukora inyama nyinshi n'amagi. Ariko ugasanga abantu barabikora nk'uko ababyeyi babo babikoraga ntibibahaze. Bivuga rero ngo iyo urebye rero bibahaza ukagira ngo bakanguriye gufata ibyo bintu biva ku matungo ugomba no kureba ubushobozi bwabo bwo kubigura, kubera ko nukora inyama nyinshi bazazigura nutera amagi. Iyo rero ugiye mu mibare icyo gihe tuba tugiye muri ekonomi, iyo ugiye mu mibare usanga ikintu cya abantu bageraho biboroheye ni amagi. Nabyo rero nasanze cyaba igisubizo mu Rwanda nuko nagiye mu magi, ariko bitavuga ko n'inyama ntazikora. Natekereza ko nimara gukora amagi ahagije nyuma nzajya no mu nyama, ariko nashatse n'abandi bantu baza bakabikora. Hari abafatanyabikorwa twazanye nashoboye kumvisha baza gushora mu Rwanda. Ubu bo bari kumfasha gusanga igisubizo mu by'inyama, njye nkumva nakomeza cyane mu by'amagi. Nibwo buryo washinzemo kino kigo Absol. Uretse kuba yenda twareba tureba izo nkoko tukabona ni nyinshi tugatangara twebwe ntandi twabonye zirenga 100,000 hano mu Rwanda twumva turatangaye cyane. Absol ubundi inzozi zindi mufite nizihe uretse kuba tubona ziriya nkoko izo navugaga? Inzozi zanjye nk'uko nabivuze kwari ugufasha abanyarwanda kubona ibibatunga bihindura bituma umuntu agira ubuzima bwiza, cyane cyane amagi, kuko amagi ni ingenzi. Ngiye nkiri umwana ndetse n'ababyeyi banjye numvaga bavuga ko amagi ari ay'abazungu. Ibintu bya birazwi cyane n'ahantu hose, ndetse n'umuntu yangaga kiravuga ngo umuzungu yanze amagi. Nakunze kubaza abantu benshi nkababaza ku cy'abazungu bakundaga amagi. Nkeka ko nibanga batigeze babwira abanyafrika. Buriya muvuga ngo amagi n'ay'abazungu no mu bihugu byinshi nagiyemo bya Afrika birenze 20 bose bazi ko amagi ari ay'abazungu. Bigaragara yuko ntabwo bigeze batubwira ibanga. Ariko ibanga nta rindi, nuko amagi mu buzima bwacu adufasha ibintu byinshi cyane. Niba mutari muzi, buriya ufashe nk'umwana kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 5 ukajya umuha igi rimwe ku munsi, yenda guhera ku mezi 6 atangiye gufata, nyine akabona amagi buri gihe. Ibyo bita coefficient intellectuel, ibyo ni scientifique mwaza bireba, yiyongeraho 15%. Bita n'umuntu utayariye ayo magi mwaho ngaho. Bigaragara ko hari amagi, hari ibyo akora ku maraso, hari ubwo atuma kwiyungurura amaraso, hari ibyo akora ku bwonko. Buriya hari n'ikindi kintu abantu batari bazi, yenda ubwo kimbaje muri iki kiganiro. Buriya umwana uvutse w'uruhinja ubwonko bwe buvuka bufite amagarama 400. Ubupimye wa mwana w'ibiro 3,500 3,200 ukagenda ugapima ubwonko bwe gusa buba bupima amagarama 400. Umwana yageze ku myaka 4 hafi 5 ubwonko bwe buba bupima ikiro n'amagarama 400. Iyo amaze imyaka 10 buba bupima ikiro na 400. Amaze imyaka 40 ni ikiro na 400. Ibyo bivuga iki? Bivuga yuko ubwonko bwe burangira gukura, byaba mu bunini no kubika ibintu, memoire no gutekereza, assessment, afite imyaka 5. Noneho rero uyisubiye inyuma ukavuga ngo ni ibihe biribwa bifasha umwana ubwonko gukura cyangwa se gukora serire nshyashya,
ushobora kubigendamo ugasanga ibintu ushobora guha umwana harimo ibyayi, harimo n'ikawa za kakao, hakazamo imboga, ariko wagera imboga ugasanga umwana igifu cye ntabwo gishobora, usanga amagi ariyo ya mbere. Iyo rero umaze kujya muri ibyo bintu ukavuga uti niki nashobora gutanga, uhita wumva ko wakora amagi. Nge rero inzozi zanjye ntabwo ari uko amagi nashaka kuyakora jyenyine, nashaka ahubwo ko abantu bayakora akanabahesha, akabaha n'amafaranga n'abantu bakabonamo akazi. Inzozi zanjye rero ko kubona abanyarwanda bose borora inkoko, ni nabyo rero natangiye gukora, ntangira gufasha kugenda mfasha yuko abantu baza bakorora, tutangira kwigisha abantu, kwigisha urubyiruko, kuzanamo urubyiruko rwinshi. Inzozi zanjye rero ni izihe, ni uko abanyarwanda bose babanza bakemera amafunguro yabo ya buri munsi ko bafata amagi. Ikindi atari gufata amagi gusa, noneho n'urubyiruko rukabonamo akazi ari abantu benshi. No mu karere abantu bakumva ko nk'uko abazungu bavuga ngo abazungu bose bafata amagi, kuko yenda ubu abazungu nimutabizi bageza ku magi 380 hafi 400 ku mwaka. Umuntu umwe se arya ku mwaka. Umuntu uza muri FAO iduha recommandation y'uko umuntu yagombye gufata byibura amagi 180 ku mwaka. Bakavuga ati base no mu Rwanda kuko mufite make mujye mufata bya 90 ku mwaka. Mu Rwanda ntabwo turarenza 15 ku mwaka. Urumva rero inzozi zanjye ndamutse abantu bose boroye inkoko bakabona akazi, bakabona n'amafaranga, abanyarwanda bakemera igi ku mafunguro yabo, yibura bakageza ku magi 50, ubwo naba numva ko inzozi zanjye nazigezeho. Hari igihe rero tuba ngo abantu baragwingiye twanabashaka, ariko wari urimo unyereka ko kugwingira birenze ibyo dutekereza. Birarenze kubera ko harimo abantu benshi batabizi. Abantu benshi babanza kugwingira ubwonko, ubwo babanza kugwingira, kandi bukagwingira ari nka gisida bagize, kubera ko kubudevelopa ngo bukure birashoboka. Ariko ari abantu bafite amafaranga, ari abantu babakize, bafite ibyo bagira, ntago babuze ibyo batanga, ahubwo ntago bazi ibyo batanga. Hari n'ikintu ukunda njyambwira abantu tuganira, ukajya nko muri famille nyinshi ugasanga madamu, bariya badamu b'abakozi b'abafonctionnaire batetse amagi mu gitondo bakaba ko umureta ari wa papa. Umwana bamuha igikoma, ngo n'amata, bamugure n'umugati. Umwana yakata muri sara agiye gukora, baturamye ntukore ku mureta wa papa. Abo bantu rero abana bo barazira yuko batabizi. Bisaba ko abantu bagomba kugira iyo cyo kwigisha. Hari n'ikindi kintu yenda nigeze gusaba, yenda muri amunyamakuru muzajya bidusabira, twagira ngo turebe yenda nk'imirire y'abanyarwanda, yenda nka za minisante zabikoraho, tuzajye muri restaurant saa sita ahantu abantu babagaburira abantu. Noneho tugende dufate echantion y'ibiribwa barimo bafata, nawe urebe ukuntu umuntu aza agashyira ku isahane, ashyiraho ibitoki, ashyiraho spaghetti, ashyiraho ibirayi, ibirifiriti bitogosheje. Noneho tugeze gufata isahane nk'iyafashe, tuyijyane muri laboratoire tuyipime. Noneho tubwire abanyarwanda dore ibyo mufata. Noneho turebe wa munyarwanda, umuntu yagombye gufata amagara 71 ya proteine ku munsi, yagombye gufata akarumba 3. Umuntu ufashe iyo sahane ukaza kwikuba kabiri, ni ibicyariye ku munsi. Nkeka ko byafasha abantu nk'igihugu. Noneho tugakangurira abantu bagomba gufata imirire myiza, ntitugira abantu babaye obese, ntitugire n'abantu bagwingiye. Twahoze tunabiganiraho mu kanya mbere ko utangira ikiganiro, ukabona umuntu ni mugufi ariko abana be barimo barabarebare. Hari sinzi niba dukoresheje ayo magi cyangwa n'izindi proteine, niba hari ukuntu twabihuza tukumva igisobanuro cy'ibyo. Tubigendera iyo twerore y'ubijyananye buriya abantu n'inyamaswa bajya kumera kimwe. Twebwe tworora inkoko, tuzi ibyo zigomba gufata. Ni ukuvuga ngo buriya mu byumweru 5 bya mbere by'inkoko zino zitera amagi, tuba dukuza za organe zayo, umutima, umwijima, impyiko. Iyo organe ho zikura. N'abantu cyane navuga ngo ubwonko niho bukura muri ya myaka 5, niho ubudevelopa des organe zabo. Noneho iyo tugize ku cyumweru cya 5 kugeza ku cyumweru cya 11, twe dukuza amagufa, ikabanza gukura amagufa. Amagufa buriya y'inkoko arangira gukura ku byumweru 11. None icyo gihe tugashyiraho inyama. Nuvuga ngo byabaye science, urabanza urubaka organe ni nko gukora moteri. Nurangiza ukore magufa ni nko gukora chassis y'imodoka. Nurangiza uze kongera kwishyiraho amabati, ubwo no gushyiraho inyama miskire mwaho ngaho. None ugatangira kwikora kwizaba ingore yenda imaze ibyumweru 16. N'abantu rero nuko nguko. Kandi uzi ko ubwonko ari bwo bukomanda ibintu byose. Ntabwo ubwonko bwagwingiye buzakomanda izindi organe gukura uko zagombaga gukura. Nuvuga ngo iyo abantu abaganga mubona buri gihe bavuga ngo umwana mu myaka 5 babyeyi mugomba kumuha ibyo akeneye byose, naho ngaho ruzingiye. Ugwingira agwingira icyo gihe.
n'ubwonko bugomba gutanga komande ku zindi organe ko zigomba gukura. Iyo bwo bwagwingiye ntabwo buzafasha izindi ngingo gukura. Bano bana bacu bose tubona nyine nk'uko twahoze tubivuga, mwarabonye mu gihugu cyacu abana barebare bafite, abantu bagufiya bafite abana barebare, wakwibaza byaturutse he? Twiwabo nta bantu barebare bahari, tukaba dufite abana ba metero ebyiri. Nuko abana b'iki gihe dufite abantu za famiye nyinshi, nk'uko bavuga ko u Rwanda rwagiye rutera imbere. Iyo mumaze gutera imbere hari n'abantu benshi bazamuka muri kategori. Abana ntabwo bajya kuvoma, abana barabagaburira, baranywa amata, ntabwo babaha ikijumba gusa, ntabwo babaha ibishyimbo igifu cyabo kitabishobora, babaha ibyo bakeneye. Bivuga ngo abantu benshi nibiga uko bafasha abana babo gukura batagwingira muri icyo gihe, kugira ngo bazavemo abantu beza, abantu bazima bafite ubuzima bwiza. Umuntu ageze kuri iyi famu yanyu akareba, tekereza ati ishoramari ringana gutyo, umuntu yaryigondera. Ishoramari ringana iki? Mukoresha abantu bangana iki? Ishoramari twakoze rigenda rikura. Ntabwo uza uwo munsi ngo uhite ukubita inkoko 100,000 aho ngaho, ntabwo bikunda. No mu bindi, mu rindi shoramari ntabwo ari uko bigenda. Nk'uko bavuze tumaze imyaka 10 dukora umwuga w'ubworozi. Mu myaka 10 urumva ko ari myinshi, twatangiriye ku 10,000, ariko kubera n'intego n'indoto twari dufite bikagenda bikura. Bivuga ngo rero ishoramari hari uko urikora ugatangira ku mafaranga make, yenda yo wungutse nayo akagenda uyashoramo. Wagenda uyashoramo nabyo bikagufasha mu kuzamura nyine ishoramari. Nyaka ko ishoramari uyu munsi tugeze mu bakozi hafi 100, urebye abakozi bakora buri munsi ni abakozi 120, ariko yishizemo n'abanyakabyizi baza ugeze hafi 150. Ni abakozi buri kwezi bagira ikintu babona muri kampani. Amafaranga yashobora kuba ageze hafi muri miliyari 4 hafi 5, ariko ibyo ni ibigenda bikura, ibikorwa bigenda bikura, ariko ntabwo ari umuntu yaba yaratangiriyeho. Iyo umuntu atangiye umushinga nk'uriya barategereza ati isoko nzarikura hehe? Isoko ryanyu ni ryo mu Rwanda gusa, ni ryo muri Bugesera aho muri, ni isoko ryanyu ni hehe? Nk'uko nabivuze, isoko mu Rwanda ubundi abantu bamwe ntabwo iyo ugiye mu bintu bya ekonomi, hari ibintu abantu badahaha ko batabibona. Hari n'abantu badafata amagi kuko batayabona hafi aho ngaho. Bakaba bazi kuko amagi ari ay'abazungu. Iyo tuvuze rero ngo isoko mu Rwanda turi miliyoni 14 uyu munsi. Kandi turavuga ko buri munyarwanda yagombye kubona igi buri munsi. Mu Rwanda nuvuga ngo turamutse yibura twagombye gukora amagi miliyoni 10 buri munsi mu Rwanda kugira ngo duhaze abanyarwanda. None nta nubwo dukora na miliyoni 1.5 y'amagi mu Rwanda. Ibyo bikazagaragara muri ya mibare yaho abanyarwanda ku mwaka badafata n'amagi 15, mu gihe FAO idusaba gufata amagi 180. Bivuga ngo mu Rwanda hari isoko rinini cyane, ahubwo abantu ntabwo baramenya ko amagi ariyo abafitiye akamaro. None hakaza no mu karere. Ikimbabaza nuko amagi dukora amenshi yigira mu bihugu duturanye. Bo arabyumva cyane. Ariko nubwo bishobora kwinjiza amadovize ku gihugu, ariko kube iyo dusubiye mu mirire yacu n'abanyarwanda ukabona ko batubwira ukajya yenda abana bagwingiye baragabanutse hafi 30%, sukari ibya 32, nyakarimwe na 27. Bageze kuri 27%. Nibyo nabwiraga nyine bageze kuri 27. Urumva ko birakugenda bigabanuka, ariko abantu 20% ni benshi. Ariko kugabanuka nanone ntabwo bivuze ko batasubirayo utakoze ibigomba gukora. Nyine nibyo turi kuvuga, bahindura imirire. Mu guhindura imirire rero, iyo ngiye ku amagi niyo kintu cyoroshye gishobora kubafasha. Harimo intungamubiri hafi ya zose, kuyagura niyo mafaranga make byakoresha. Nibyo byatuma igi yenda kugira ngo abantu babyumve neza, amagarama 100 y'igi arimo proteine 10, amagarama 12 ya proteine. Ufashe igi n'igice, uburiye proteine, amagarama ya proteine 12 ku munsi, urifashe mu gitondo. Kandi twabonye ko target ari ukugera ku magarama 71. Iyo unyweye igikombe ikirahure cy'amata cy'amagarama 100, ubufi harimo amagarama 4-5 ya proteine. Bivuga ngo ufashe inuza amagarama 100 y'amagi yagufasha kugera ku ya ntego y'amagarama 70 ku munsi. Bivuga rero ngo mu Rwanda hari isoko, ariko hari n'isoko hanze. Gusa ikimbabaza nuko kugeza uyu munsi amagi menshi dukora tuyohereza hanze. Nahoze nsoma ko amagi yawe uyohereza no muri Loni, numva ndishimye cyane. Nibyo? Muri Loni mu rwego aha iki gihe cyane bari muri Congo,
kuko kuyagezayo byari byoroshye, nibo twayabahaga, ariko kuyabaha nta kindi ni uko baje bagasanga twubahiriza ibikenewe byose kugira ngo dukore amagi yujuje ubuziranenge. Ubu yenda ahantu abantu bashonje ntabwo abantu bavuga cyane ubuziranenge. Abantu buriya muri principe urabanza ukabahaza, bamara guhaga ugatangira kuvuga ubuziranenge. Ariko igihugu cyacu kigenda gitera imbere. Uko kigenda gitera imbere rero kigomba no gukora ibintu byujuje ubuziranenge. Kugira ngo rero amagi aba yujuje ubuziranenge, inkoko ziyatera zigomba kuba zararinze indwara. Uko dukora rero twebwe twirinda guha inkoko imiti myinshi, bya bindi bita antibiyotike, kubera ko antibiyotike nizo zangiza abantu. Noneho mu Rwanda tukaba dufite ikibazo, ntabwo abantu bapima ku isoko ibintu abantu bajyanye ku isoko ngo bamenye niba hari izo antibiyotike. Ubundi ahandi iyo nko biriho twabayemo by'i Burayi, amagi cyangwa inyama, amatungo wahaye umuti ntabwo umusaruro wawe yajyana ku isoko, baguhitana. Ariko ino ntabyo tuzi, aba ari ku isoko. Ari nayo mpamvu ubona abantu benshi hari imiti myinshi ya antibiyotike itagifasha abantu, kubera ko abantu baba barariye antibiyotike nyinshi ariko batabizi. Ubwo rero mu rwego nk'umuntu wari utangije umushinga mushyashya, twagombaga no kubahiriza icyo kintu. Rero mu kintu gitandukanya abusoro n'abandi bantu benshi ni ukwirinda gukoresha izo antibiyotike. Tukirinda cyane mu kurinda inkoko indwara ngo zitarwara, kugira ngo bibe ngombwa ko duzihe iyo miti myinshi. Bivuga rero ngo turapimisha buri cyumweru, tugapimisha muri Rwanda Standard Board ngo barebe ko produit zacu ari nzima. Turi mu bantu bake bapimisha, ari niyo mpamvu dufite certification, donc turi mu bantu bari certifié. Kuba rero nkayo za ONG, nka za MONUSCO, nka za ONI baza, ni ibyo bintu baba bareba. Yaba ya mahoteli akomeye, yaba izi za Rwanda, ni ibyo bintu baba bareba. Ubwo rero niyo mpamvu baduhisemo kugira ngo tubagaburire, kuko ibintu byacu byujuje ubuziranenge. Hari umushinga witwa YEFA ugamije gufasha urubyiruko kubona imirimo ishingiye ku buhinzi n'ubworozi, ushyirwa mu bikorwa na AGRA n'abandi bafatanyabikorwa. Mperutse kubona namwe muri mu mahugurwa yabo. Nashaka kumenya murakora iki mu gufasha urubyiruko cyane cyane ruri mu bworozi bw'inkoko mufatanyije n'abo ngabo? Murakoze cyane. Uwo mushinga kuko wa YEFA urahari, natwe turimo, kandi twishimiye kujyamo kuko wari uhuje n'intego zacu. Hanyuma natwe rero icyo gihe baduhaye kwigisha abantu mu ntara y'Iburasirazuba, tukigishamo urubyiruko, tukarufasha no kwihangira akazi. Ubwo rero twe twigisha urubyiruko, bari baduhaye intego yo kwigisha bo kuza tukabigisha korora 2,200, tukafasha abandi bamenyereza umwuga 450. Ariko nyuma y'ibyo byose tukazayibura mu myaka 3 tukazaba tumaze gufasha 3,648 kuba byamaze kwihangira akazi. 680 byamaze guhanga akazi. Naho rero turimo twarabigishije hafi tugiye kugera mu 2,000 tumaze kwigisha. Urumva harabura 100 kuri ntego bari baduhaye. Kumenyereza akazi byari 450, tumaze kugeza muri 460, ntego twayigezeho. Abayihangiye akazi mu bintu birana n'ubworozi n'ibijyana nabyo turaburaho abantu 100 kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Ariko kandi ikirutaho byose nuko twabonye abantu babyitabiriye, abantu bashaka kubyiga ni benshi, ariko ubushobozi ntabwo bwashobotse ngo twakire bose, kubera ko turacyafite n'ubu busabe bwinshi cyane. Gusa yenda n'icyifuzo cyacu nuko uko tubona abantu babyitabiriye bibagira akamaro mu ntara y'Iburasirazuba, twumvaga no mu zindi ntara babikora kuko nabo bakeneye protein. Hanyuma hari kubaho ubwo bumenyi, ariko se kubona icyororo, abantu benshi bakunze kuvuga ko kubona inkoko zo korora ari ihurizo cyane. Nibyo ni ihurizo, kubera ko inkoko y'icyororo nyine niyo moteri. Ugomba kubona icyororo cyiza, kandi ugasanga abantu batabitinda. Ari ugasanga n'abantu bamwe babafasha, no kuvuga nka bira bintu by'inkoko. Iyo ushaka icyororo cyiza, twebwe dutanga iby'ibirwano byiteguye gutera, kuko buri inkoko ivuna cyane igihe gikura kuva ari agashwi kugeza ku byumweru 18 itangiye gutera. Ari naho usanga bano borozi batoya bibagora. Ubundi bino bintu tubona inaha by'aho umworozi agenda akagura umushwi w'umunsi umwe akaworora amezi 5 ukazatangira gutera, biba cyane muri Afrika yacu yabirabura cyane, yo munsi y'ubutaya bwa Sahara. Ahandi ntabwo ari uko bigenda. Umuntu uko uteresha amagi aragenda akagura inkoko yiteguye gutera, ntabwo ajya kugura umushwi umunsi umwe. Rega umushwi umwe umara amezi 5 nta musaruro wunjiza. Iyo uriya mwana w'urubyiruko atangire ku mushwi w'umunsi umwe akamara amezi 6 nta kintu yinjiza, agera hakabikora nabi inzara ikamwica. Niyo mpamvu twitwa mu mushinga dufiteho kugira ngo dufashe aborozi benshi korora, kwari kuba inkoko ziteguye gutera, kuko nibyo byafasha abantu. Ni naho amabanki yabagiriye icyizere, kuko icyo gihe iyo banki imufashije kuzigura, nyuma y'ukwezi kumwe atangira kwishyura. Ariko iyo amuhaye kugura umushwi bakamubona amafaranga yo kuzigaburira,
amezi 6 ntacyo yinjiza, agera mu mezi 3 agatangira gukora muri ya mafaranga bamuhaye kugaburira inkoko, zikazakura zarakuze nabi zaragwingiye. Kuko buri inkoko ishobora kumara imyaka 2 itera, igatera amagi 500. Dutangira korora twasanze mu Rwanda average inkoko zarateraga amagi 150 bakazigurisha. Ariko ubu abantu basigaye bageze mu magi 400. Twaberetse ko izo nkoko zishobora gutera zigatera hafi imyaka 2. Bivuga rero ngo icyororo hari ukukibona, ari no kubona icyororo cyiza. Ariko mu byo dufasha urubyiruko, hari nuko dufasha urubyiruko kumenya icyororo cyiza. Kubera ko abantu bashobora kuvuga ngo ni icyororo. Ariko akenshi ugasanga baravuga icyororo kibi kubera ko inkoko zabo zafashwe nabi zigatanga umusaruro mubi, akavuga ngo ni icyororo kibi. Ari uko batazi uko bazifata. Icyororo ni umushwi, inkoko kuzirera, ine ibintu birimo kugenda bikura. Dutekereza ko hari amaturagiro, yenda muri imisi twagiye tuzana amaturagiro akava hanze, imishwi tukayivana hanze, hari abatangiye kuyashyira mu gihugu, ariko nayo maturagiro leta ikayakurikirana kugira ngo bahe abantu icyororo kizima. Nkeka ko atari ikibazo kiri uyu munsi. Ikibazo ni ubumenyi abantu inkoko bashaka nizi. Ubwo se nk'iyo nkoko igeze igihe cyo gutera, abantu bashobora bati zirahenze ntitwazigondera. Biterwa n'icyo ari gushaka. Uvuga ngo inkoko ntabwo ari uvuga ngo irahenze, biterwa nyine nuko mu Rwanda, ariko ntabwo ariho honyine inkoko kugira ngo ikore nyura yigaburira. Uyifashe umushwi ukawutanga amafaranga, ukawugaburira ibiribwa, igatangira gutera neza igeze mu biro 10, niho bitangiye gutera neza. Ibyo ni amafaranga, ikiro kigura 700, ubwo ni 7,000, umushwiza muri 2,500, ni 9,500, ukongeraho imiti. Iyo icyo kirwano kigurisha 13, 12, 14, ntabwo ari amafaranga menshi. Ahubwo ikibazo iyo nkoko izaguha amagi 400. Amagi 400 ni 60,000, yenda ukavanamo ibyo yariye. Bivuga ko ubwo abantu nibajye mu mibare. Abantu babibara nabi. Ntabwo ikibazo ari igishoro. Ikibazo nicyo icyo kintu, iyo nkoko waguze urayibyaza umusaruro gute. Numara kwibyaza umusaruro gute, gahunda yawe yari kujya kugurisha kuri isoko. Nuvuga ngo abantu icyo bari kubura uyu munsi no kwiga umushinga neza. Hari ukorora no kujya ku isoko. Uyu munsi dufite aborozi borora, yarangiza akavuga ko leta imufashe kubona isoko yahagurisha umusaruro. Urumva ko ibyo atari business. Ntabwo leta nagutumye korora, wamara korora utangiye gusarura ngo leta mfasha ngo uzofashe kubona isoko. Ari nabyo tubona mu bintu byinshi. Nkavuga rero mwaho ngaho, ikibazo ntabwo ari isoko, ikibazo ntabwo ari igihendo cy'iyo nkoko y'ikirwano, ahubwo wowe ugiye kubijyamo wabitekerejeho neza. Ibyo uzakuramo uzabijyana he? Uzabigurisha kuri he soko? Amafaranga ugiye gushoramo urayakura he? Wayabaze wumva zunguka? Washatse amakuru? Kuko abantu benshi babijyamo nta makuru bafite. Umaze rero icyo gihe mu bworozi bw'inkoko, hari n'uduce tumaze kumenya rwose tuteza imbere ubworozi bw'inkoko. Ugeze nko mu majyaruguru bita mu Kinini, abantu barahamenya. Ariko bimwe mu bibazo abantu bakunze kugaragaza cyane cyane harimo ibyo kurya by'inkoko. Wowe uhangana ute n'icyo kibazo? Nkeka ko ikibazo cy'ibiribwa by'inkoko ntabwo twagomye kwitandukanya n'ibiribwa by'abantu. Muri rusange ni ukuvuga ngo inkoko zitungwa n'ibinyampeke, kandi ibinyampeke bigira amasezo. Ni ukuvuga ngo hari sezo bita A itangira mu kwezi kwa 2 n'ukwa 3, ariho abantu basarura, abantu baba barahinze mu kwa 9. Hakaba na sezo bahinga mu kwa 3 mu kwa 4 bagasarura mu kwezi kwa 7. Ariko akaba ari sezo B, ariko ariyo sezo ntoya. Kugeza ubu mu Rwanda kubera ko abantu bahinga bakurikije imvura, nizo sezo zizwi mu Rwanda. Ariko bigaragara yuko ku inkoko zitungwa n'ibigori n'ibikomoka ku bigori hamwe na soya, nkuko ku isi hose bikorwa. Nibyo bibitunga. Ariko ibyo bintu ni nabyo abantu bafata, nabyo bitunga abantu. Hakabaho bitera ikibazo kubera ko harimo iyo competition hagati y'abantu n'inyamaswa. Kubonera ibigori mu Rwanda biratugora. Ariko ntibirebe inkoko gusa, ahubwo bikareba n'abantu. Ko muzi ko mu mirire y'Abanyarwanda akawunga kamaze kujyamo ahantu henshi bitewe nuko abantu batuye, nuko abantu bagiye bahindura imyumvire, akawunga kava ku bigori. Bivuga ko ibigori mu Rwanda dukoresha ntabwo byuhagije. Muzi ko yenda imibare ishobora kugenda inyurana, ariko usabuze ko bavuga ko mu Rwanda dukoresha hafi ibihumbi 800, bigiye kugeza hafi kuri miliyoni ku mwaka. Abaturage bose mu mirire yacu byo dukoresha mu Rwanda, wareba muri sezo ibyo dushobora kweza muri sezo ebyiri ugasanga bagira mu 600, hari 400 muri sezo ya mbere, 200 sezo zagenze neza. Murumva n'umundi hari ibindi tugomba gutumiza mu mahanga. Bivuga ko ibigori ntabwo bihagije. Hagasigara ikibazo gihari kinini. Iyo tugiye ku rugero rworoshye, nese mu Rwanda
mu Rwanda nta essence ihakora, ariko mu Rwanda duteganya essence izakora amezi 6 tugira reserve. Si bizwi se ko mu Rwanda hari n'igihe abayobozi batubwira bati rwose nimugire ikibazo ubu niyo twafunga dufite essence izadutunga amezi 6. Buriya tugira n'ibindi bibita by'imiti, izo za malaria, zino ndwara zikunda kuza, ntabwo abantu bajya kwigura uko abantu babwiye ngo umuntu bagize mu bitaro, bagira reserve yabyo. Buriya rero mu bihugu byinshi bindi byinshi, buriya ziriya reserve ziba ziri ubwoko butatu. Bagira ibikomoka kuri peteroli, bakagira iby'imiti, bakagira n'iby'amasereyali, ibinyampeke. Izo ntabwo ushobora kuzica ku ruhande. Kandi buriya hari ikindi kintu abantu batabonye, sinzi ko ariko yera mwarakibonye, cyane cyane buriya covid yatwigisha ibintu byinshi. Uvuga ngo covid imaze kuza, muri izo stock strategique 3 tuvuga, twabonye ifite akamaro. Icyo gihe bahagaritse indege zarahagaze n'imodoka kugenda, nta kintu essence yari imariye abantu cyane, ko byose byari byahagaze. Imiti warwaraga yarapfaga, ariko ari barwaye nibo bari bakeye, ariko yaba urwaye yaba n'utarwaye bose barimo barwanira ku isoko bashaka ikibatunga. Bivuga ngo rero muri izo stock strategique ntabwo twaba dufite essence izadutunga amezi 6, ngo tube dufite imiti yadutunga igihe runaka, ngo tube tudafite ibinyampeke byadutunga byibura n'ukwezi kumwe. Ikibazo rero dufite mu biribwa by'amatungo no icyo kibazo, ubu abantu bacu ifashe nk'inganda nk'uyu munsi, iyo ufashe ubushobozi bwabo bwo kubika, usanga bashobora kubika. Uyu munsi inganda ziri mu gihugu zikora muri toni 120 by'ibiribwa by'amatungo, ariko urebye amatungo dukeneye bagombye kuba batukora toni 200. Muri ibyo bitibwa bakora, iyo ukora toni 100, uba ukeneye byibura toni 30-40 by'ibigori ushobora gukora mu matungo. Iyo urebye abo bantu rero bakora inganda z'ibiribwa, toni babika ntabwo barenze 10,000 umusaruro bashobora kubika. Naho ngaho ikibazo kiri. Mwejeje ibigori kuri sezo ya mbere, mwejeje toni 400,000. Ababika abazakora ibiribwa by'amatungo bazakora toni 100,000, bakeneye toni 30,000 kugeza ku 40,000 by'ibigori, baguze gusa toni 10,000. Ibigori turabizi ntabwo birenza amezi 2 bitarasha, bakaba bose barabiguze birarangiye birashize, basubira kugura izindi stock ya indi yabirangiye bagasanga byashize ku isoko. Ubwo se ko numva wacengeye ubwo bwenge ubigenza ute hariya muri famu yawe? Nyine iyo niyo ntambara umuntu yirirwaho. Buriya twebwe impamvu cyane ufite amatungo ntabwo yabwira ko udafite ibiribwa. No kuvuga ngo ni intambara ya buri munsi, biratugora, ariko tunasaba nyine ko iyo ngamba ababishinzwe, abantu muri ekonomi, inzego za leta zagombye kubirebaho. Mu Rwanda twagombye kuba dufite ububiko rw'ahantu tubika ibintu by'ibinyampeke. Zira hegitari 14 se mwororereho, na hari ibiraro n'inkoko zigira ibiraro simbizi, na hari izo nzu z'inkoko gusa cyangwa mufite naho muhinga ibyo biribwa mukeneye? Urebye niyo twahahinga, buriya ziriya nkoko zigeza muri toni 5,000 z'ibiribwa, sibyo? Urebye rero ukoresheje average wasasanga ukeneye nka toni 1,500 z'ibigori. Ukoresheje hari ahantu izo hegitari 10 uvuga, niba 6 cyangwa 7 arizo zisigaye zitariho amazu yo kororeraho, niyo wakweza za toni 10 kuri hegitari, ntabwo warenza toni 70 z'ibigori wahinga wakwezaho, kandi ukeneye ibigori toni 1,500. Bivuga ngo ntabwo ari wahaduhaza mwaho ngaho. Icyo dukeneye nuko haboneka ahantu umuntu ajya kugura ibigori itazamuye amafaranga, kubera ko buri ikintu kitugora cyane nuko iyo ibigori byeze mu Rwanda abahinzi bacu tubaha amafaranga make kuko ibiciro biba byaguye. Twazasubira ku isoko tugasanga nta bihari, tukabitumiza hanze, abahinzi bo hanze tukaba aribo twishyura amafaranga menshi. Ubivuga ngo ya mafaranga yavuye mu magi tuyihera abantu bo hanze, ariko abanyarwanda twabahayeho makeya. Bikavuga ko rero iyo ubifashe, ibyo ni ku rwego rw'umuntu umwe. Ufashe ku rwego rw'igihugu kuri makuru, ayo mafaranga yose aramutse agumye mu gihugu yafasha gukora ibindi bikorwa byinshi. Bivuga ngo turacyasaba inzego n'igihugu ko abantu bareba uko bahuza imbaraga bakaba bakora stock mu gihugu,
tugashobora kubika ibintu cyane cyane ibinyampeke bikenera abantu, bikenera n'inyamaswa, kugira ngo natwe tube dufite ibyo dushobora gutunga abantu amezi 6. Ariko ku buntu ku giti cye niyo agerageza gukora ibyo ashoboye, ariko ni naho ikibazo kivukira, igiciro icyo gihe ntabwo tugikontorora. Igiciro kigenda gihindagurika kubera ko waguze ibintu niko n'igiciro kizamuka. Buriya dukoze nko ku kibazo cy'ibigori mu Rwanda, igi turimo kuvuga buriya igi nubwo turigurishije 50 kuri famu, ariko abantu benshi muri butike barigura kuri 200. Ariko buriya impamvu ya byose ni ukubera ibiribwa biba byazamuye amafaranga. Turamutse rero dukoze ku kibazo cy'ibigori, n'igiciro cyayo magi n'inyama cyagabanuka, bivuga ngo n'abanyarwanda benshi babigeraho kubera ko ubushobozi bwabo bwo kugura bwaba bwiyongereye. Ndumva umaze kuzobera cyane ubworozi bw'inkoko. Iyo turebye abarya ibikomoka ku matungo cyane cyane inyama, turabona ko inka si nyinshi tugenda tugira, bitewe n'ubutaka bwo kororeraho no guteza imbere inka z'umukamo. Bigaragara ko inkoko ndetse n'amatungo magufi ari byo byo kurya inyama abantu bazarushaho gukenera. Bundi mu bindi bihugu nyine iyo hagiye ubona bimwe mu bintu bihendutse harimo inyama z'inkoko. Ubwo dukomoje no kuri ayo magi, ubona hakorwa iki kugira ngo ari ayo magi aboneke ku bwinshi, ariko n'inyama z'inkoko iboneke ku bwinshi mu gihugu nk'u Rwanda uzi imiterere yayo? Ikintu cyakorwa cya mbere nkeka ni ukubanza gusobanurira abanyarwanda imirire myiza bivuze iki, bakeneye iki buri munsi. Nabaho urugero, yenda hari ahantu nagiye hariya mu majyaruguru, icyo gihe twari muri gahunda yo kwigisha abantu imirire myiza, ugasanga abaturage baho rwose twari kumwe n'inzego zihari, ugasanga mu gitondo abaturage bari kunywa ikigage, bafite urukombe runini cyane bita muhinzi. Muhinzi igura 700, ugasanga hari nk'umuntu unyweye 2 mu gitondo, ubwo cyari 1400. Iyo niyo breakfast, ndetse n'abana barimo banywa bose bageze mwaho ngaho. Igihe iki cyanteje agahinda nuko aho hantu hari mu karere twambera abana bagwingiye, iki gihe bari bafite hafi 40% by'abana, ariko abantu baho mu gitondo hafi ya bose bari kunywa ikigage cy'1400, igenda rigurije 100 cyangwa 200. Ashobora kunywa muhinzi imwe, andi 700 akaguramo amagi hafi ya 5 agaha abantu. Noneho abantu banywa icya kigage akakubwira yuko muri ako karere abantu bagwingiye bageze kuri 40% b'abana, kandi koko bashobora no kuzorora kandi bashobora no kuzorora mwaho ngaho. Abo bantu rero ntago ikibazo cyabaye ubushobozi, ntago babizi, bazi ko kuko bavutse bagasanga ikigage niyo mafunguro afata mu gitondo akagutera imbaraga. Nkavuga rero kugira ngo ikibazo cy'inkoko zizamuke mu Rwanda, nuko ahubwo abashaka ibiva ku matungo babanza bakiyongera. Nibiyongera ibindi biza automatic. Novuga ngo abantu nibaka amagi ku isoko ari benshi, abantu aborora bazabona ko abayashaka ari menshi, bazorora. Abantu niborora ari benshi, bazashaka ibigaburira izo nkoko. Niba shaka kugaburira inkoko, inganda zikora ibiribwa by'amatungo zizabona akazi, kubera ko hari ikibazo mu Rwanda abantu batari basobanukirwa neza. Mu Rwanda dufite inganda zishobora gukora toni birenze 200,000 ku mwaka. Izo nganda zirahari mu Rwanda zakora ibyo biribwa by'amatungo birenze toni 100,000. Ubushobozi bafite, ufashe buri ruganda capacity rufite zose ukaziteranya, zakora toni 200,000 z'ibiribwa. Uyu munsi izo nganda ntabwo zirenze 100,000. Bivuga ngo capacity yazo ntabwo ikoreshwa yose. Iyo idakoreshwa yose rero, izo nganda ngo zigaruza amafaranga zashoye, zizamura ibiciro by'ibiribwa. Iyo bazamuye ibiciro by'ibiribwa, inkoko tukazigabura biduhenze, ibiva mu nkoko tubigurisha amafaranga menshi. Twabigurisha amafaranga menshi, ukurikije ubushobozi bwo kugura bw'abanyarwanda, abagura bakaba bakeya. Rero bitangira byose, bitangira habuze ibiribwa, hagatangira habuze ibigaburira amatungo, hagatangira ababifata babaye bakeya, n'abagwingira bagumye kwiyongera mwaho ngaho. Nkavuga rero ngo ikintu cya mbere leta yadufashamo cyo kidasaba amafaranga. Nari naguhaye ka kantu nakubwiye, ufashe bari iriya sahane ufata saa 6 mu kanya, aho baguha ngo ni self service, ngo nukugenda ukiha ibyo ushaka, iriya sahane biremwe iki. Ibyo dufatanyije n'inzego za leta tukagenda abantu kugira ngo hazemwe abantu netre bataza kuvuga ngo ni abacuruzi cyangwa iki, bakabipima tukaba tuzi ko ba bantu saa 6 bafata ya sahane hafi y'ikiro cy'ibiribwa biriho, dore ibintu biba birimo saa 6 mwaho ngaho. Duhera kuri abantu bize. Buriya hari akantu njya nkunda kujyaho impaka n'abantu mu bintu by'ubworozi bw'inkoko,
abantu bize cyane bakunda kubivuga bakubwira ko ngo amagi menshi ngo ari mabi ngo atera cholesterol. Ariko iyo umubajije uti amagi menshi nangahe ntabwo ashobora kubwira umubare wayo. Kandi abo ni abantu baba intellectuel. None iyo mubwite se ko bavuze ko bigutera cholesterol, ubundi ufite cholesterol zingahe? Nabyo ntabyo azi. Ariko ni ikintu cyagiye mu bantu. Nababwiye ko abanyaburayi ubu bageze n'abajapone bageze ku magi 400 ku munsi ku mwaka. Twebwe turi ku magi 15 ku mwaka. Ariko turacyavuga ko amagi dufata ari menshi. Leta twabanje n'abandi babishinzwe tukigisha abantu. Twakwigisha abantu bakamenya ko ibyo bintu biri ngombwa mu mafunguro yabo. Abantu bazahita babyorora. Niba byorora bimara kuba byinshi n'inganda zizakora, nibamara gukora ni ibintu kimwe kizagenda gikurura ikindi. Nkeka ko ariho twatuma tuzamura ubworozi mu Rwanda. Urakoze cyane. Twavuga kuri ikigo Absol, ikigo muri mu bworozi bw'inkoko. Turavuga ibyo mwakoze ariko mukavuga butitwe ntaho turageza, ariko byibura aho mugeze harashimishije. Wenda twanzura kino kiganiro, nabonye muri siporo, muri komite y'agateganyo ya Rayon Sport. Yes. Ibyo se nabyo kandi byaje bite? Siporo buriya akenshi biriya bintu hari igihe ubivukana. Ari muzehe yakundaga umupira cyane, ndetse bajya bavuga n'ikipe yari za 59-60 yayikinaga, kandi yari hariya yaje kuvamo n'iyo kipe ya Rayon Sport nyuma. Kubera ko nyuma buriya Rayon Sport nubwo yavuze 68 ariko buriya hari ukuntu yagiye ihinduka bitewe n'aho yari iri n'abakina. Ngo yitwaga niba ari amaregure bakagira iki uyu muzehe yayikiniye. Ariko hari n'abantu nyine bigenda bikururukana. Nanjye Rayon Sport nayirebye ngenda umwana, tugenda i Nyanza n'amaguru. Urumva ntabwo ari kure cyane, twararaga aho mutuye hafi y'Inyanza. Aho tuvuka hari Murama, hari Igitwe. Urumva rero kujya Nyanza byari ahantu niho umujyi wari hafi twagomba kujyayo, kandi noneho wari n'umujyi mukuru. Ubwo rero Rayon Sport havukira, twarayikunze nyireba ndi umwana nyijyamo. Ariko baranigize no kujya mu buyobozi bwayo. Jenoside yakorewe Abatutsi ikirangira muri 1996 nabaye umunyamabanga mukuru wayo kugeza muri 2003 mva mu Rwanda ngiye kwiga. Urumva rero Rayon Sport ni ubuzima. Buriya abantu twebwe hariya tuvuga ko ari ubuzima bwacu. Ubwo rero muri iyi minsi nubwo hari impara aho ngarukiye, bari bansabye nyine ko twafasha gushyiraho muri iyi nzu bacyo ngo turebe ko twashyira ibintu ku murongo, iby'amategeko, iby'imikorere, uko ibintu byagomba kuba bigenze, kubera ko hari hatari mu bwumvikane. Ibyo tumaze iminsi turwana nabyo turi hafi kubirangiza, noneho tukabibyereka abagize association n'inzego z'igihugu zabidutumye, tukizera ko ibintu bizagenda neza. Ariko bikaba bisaba abantu ko bihangana. Iyo urimo ugenda ukora wubaka ibintu, utunganya ibyari biriho, ntabwo haba harimo ibintu byinshi. Ariko cyane cyane Rayon Sport nyine kubera ko ni ikipe ikundwa n'abantu benshi bagashaka insinzi, ikabihanganya n'abantu bafite ubushobozi bunini, bisaba ko ishakisha ukundi kuntu yabona ubushobozi nayo ikiyubaka, kubera ko umupira bisaba amafaranga. Ariko se umuntu uri mu buyobozi bw'ikipe nk'iri araryama agasinzira? Ntabwo nyine buriya ibintu by'imipira ni ibintu bijyana n'amarangamutima. Ni nayo mpamvu nyine ubona bitera ibibazo, kubera ko nyine amarangamutima y'abantu ntabwo abantu bashobora kuyakontorora kimwe. Ariko iyo ari ikintu ukunda ntabwo umenya iyo mvune. Nuba kubera ko tuba muri Rayon Sport tuyikunda dushaka no kwitangira ngo ibe nziza, imvune n'ibyo bito tuvuga abantu batagira ntabwo tubyumva. Kwiye duharanira nuko iba neza, igatsinda, igahangana, ariko kuva ngo umuntu arasinzira bwo asinzira gakeya. Ariko tukizera yuko ibibazo bizashyira bikarangira. Jean Baptiste Musabyimana, urakoze cyane. Namwe murakoze. Twatangiriye ku nkoko dusorere kuri Rayon Sport. Nibwo buzima bwacu. Jean Baptiste Musabyimana, umuyobozi wa Absol, ni ikigo kiri imbere cyane mu bworozi bw'inkoko mu Rwanda. Boro inkoko zigera ku 130 zitanga amagi arenga 70,000 ku munsi, ngira ngo wera niyongere nayo. Baravuga ko batanga umusanzu mu kurwanya imirire mibi, ariko cyane cyane no gushishikariza abantu kumva ko bakeneye imirire myiza kugira ngo ubuzima burushaho kuba bwiza. Reka mbashimire mwese mwadukurikiye. Ibihe byiza. Bye bye.